previously. Wala nta kintu twavuga utarafunga hari. Akusubusara. Ubundi ntuwasanga agakobwa amaze iminsi ari gutereta. Ndabizi se ngewe. Siko ukuntu bivuze wagira ngo ninjya ku gakobwa. Sitabeshye kuki ushaka ko ngenda. Ninde ugiye kuza hano ko ngewe ubungubu diri zose mba nazibonye. Izi ni guhamagara umunsi wose. Tari kwitaba. Ako bintu tugiye kuvuga ni ngo tubanze dufunga inzugi zose. Yesu cyane ko abantu bose bamenya ko turi guhura none anga. Cyese niba utabishaka. Bitwaye iki zundi? Shamberi haracyari kare katube turetse ko. Cyo mushaka mabuja. Mabuja nawe. Ako beri biri sere katube tubigize ibanga. Kuko Saranda abimenye. Murabizi bya bindi. Habaye ikize. Ako dere ubundi bini biki turimo. Ibikize? All of this. Reba nk'ubu ngubu uvuye mu byaro ejo bundi. Usitangira kuvugana nanjye. Ari nge watunyiwe na Saranda mushwana. Saranda your best friend, I mean your everything. None ikibazo ni ikihe? Shangiye mbwira. Ubu ibi byose tubyita iki? None ushaka iki? Buke? Ndi kukubaza wowe ushaka iki? Ushaka njye yarankura karere mpaka. Nyine. Urabona? Oh my friend, I can do that. Niba ushaka ko njye yaranka kwanga nabyo nabishobora pe. Nanjye simvuze ngo ujyari inyange. Ako byibuze ibi ngibi tubibonera urusobanuro pe. Asundi bere. Waba umudashaka kumbona. Nyine kukubona nanjye mba mbishaka pe. Ku buryo nawe utanabitekereza. None ikibazo ni iki? Ikibazo ni iki? Nyine uku kubonana kwanjye nawe Saranda atabizi. Nicyo kibazo gikomeye cyane. Kuko umunsi yabimenye muzongera mushwane nimurangiza ibibazo byose mu bipakurure mu binterekeho. So none reka mbibwire Saranda. What? Umubwire iki? Niba numvishe neza ikibazo gihari nuko Saranda atabizi. So reka tubimubwire. Ubwo se nyine ukamubwira ko tubonana mu we buryo. Beri. Kintu ngiye kukubwira. Nutuma nyicuza nzaguhiga. Ubwo se ni nk'iki nakora kuko cyatuma unyihigira. Ko nanjye na I think I'm in love with you. Hako mwana deri. Urahindutse koko. Usigagira n'imikino ngana gutyo. Jesus. Urakomeje? Mwana uzi kuri serieze? Gusa imikino mvuze mangaho ni iyihe? What? Gute se? When? Shaberi. Nanjye nabitekereje igihe kirekire. Ko sinumva ukuntu nagaruka inaha n'umujinya wose nari ngufitiye. Narangiza akaba ari we nshaka kubona bwa mbere. Shangiye n'ubundi umva narimo ndabyumva pe. Beri. Menya kugukunda ntaho byari byaragiye. Ahubwo buriya nuko ari umujinya wantangaga imbere. Shaderi, njye ndumva ntazi n'ikintu navuga ubu ngubu. I know. It's too much for you right now. Ako trust me ngiye bindi mumaze kubibona. Wegumye ibitekerezo ubwo nabyo uzabwira.
ese pedu njya muruhuka cyane kubera umva nyine mbabona muhora mwagiye ese wabigira utushasara kandi wabona ugiye kugenda ntabwo ushaka ngenda nanone utica akazi kubera ngewe sinkumva se wabona hari wari guhita sara ngo singende ega ngende imacura mu mutwe ibintu bigaragara sosara rero reka ngende nagira ngo nguceho ariko uyu munsi uzi ko nje hano inshuro ebyiri ntusare ikibazo gusa bitabyita iki ntusurusha ko tubyita iki ubwo turemera umva ibyo ni ibyawe ako nyine mbere yo kugenda hari umufrend wanjye nshaka kumanza mukabonana wowe wowe just wait here and then mubanze mubonane okay ndakeka nanjye nasa nabi ku buryo yanjishamo ijisho ese mburaza kumureba cyangwa nakoze Indezi. Shabu, siko murezi no ngo yanze kumfata amana. Shabo umva ndabizi neza ko ufite ibibazo byawe akunda kwingize ngwino muri salo ubanze usuzuma umuntu ushaka kureba and then mbone nanjye nkuza guhera mu story isuye mu kiburanga susuye niko nakubonye. Hey, bitese ni sawa. Nise kuri hano wasanda ntaho hari. Saranda hari umuntu agiye kura mu cyumba ariko twari kumwe tu. Okay. Nanjye nitwa Nick, ndi conseil wiwe. Ni wa Nick? Ikamubwira banguke. ese uraza cyangwa naguze Sorry kanze nari. Asisa Ko mushaka kujya kunyereka kuko nashaka kujya kumera n'uyu mujinya mfite. Biterata. Ni sawa, ngaruka ukanga kujya kureba uriya mujama. Nakuko. Ani nawe? Nagisabi. Reka genda umurebe, mbabara ugenda umurebe pe. Ko Saranda yahinze ntiwamucika. Ngaho tugende petite. winde Hanyuma se kwizeza cyane uranduta. Mana mbabarira nsanga biba mugingo umamagaye. Hano. Hello, gusa izo sigaye wajyana. Nese bibi nawe warambuze. Nyine phone yawe maze iminsi yagucamo. Ubwo nyine wampamagaraga ndi kuvuga amagara Pedro. None se bite? Umeze bon? Charlie, ntabwo meze neza na gato pe, habe na gato rwose. Ubaye icyambi. Gusa nyine umva ari iki cyaba yaba ari iki kindi. Sha that's why nsigaye n'abahungu yanjye ibintu bisi n'abizera. Ariko se ko mbona Pedro yitonda. I think I'm in love with you, baby. Sarah.
nta sarando araherekeje. Urabibonye se? Ibiki mbonye se? Ejo none uko utashye kare. Ahubwo se wowe kuki uri hano? Njye naje kare. Usohoka akanya class irarangiye. Ariko muri lecture wasohotse nanjye nkahita nsohoka hagati ngenda. Uko petike ishuri kunaniye. Bro, ko mbezi nawe ishuri ryanga. Ubwo wajya ureka kwigira agakayi cyane. Waje petike ngende grand frère mandi kugukanira mutasara buriza. Yego bro, nzajya nshiramo kino. Ase man muri iminsi amafaranga uri kuyakora none. Amafaranga yaheze. Wantsigaye mbona uri kutuntu dushya twa buri munsi kandi nta nakashikinyaka. Sorry, ubona ndugipeti byatari kuryo nta kintu nakigurira. Cyangwa usigaye ufite sugar daddy. Akuyamye mara. Birari hese. Ahubwo uranyibukije. Uriya mutipe igihe namutumiye saraza. Ngo iki? Akumara barasaza ubundi. Wize mugize ute kandi? Nusi ubwo wifata ugatuma umuntu utazana namwe ahangaho bumva bimeze bite. Man, meze fresh. Meze fresh. Hose nawe gusa. Hose ni heza. Henshi tu. Ahubwo acira inote yawe. Haryo nangaye? Inote ya 5. Kira nawe ugenda ushaka akantu ugura. Nyamara waruriji. I know. B. Yonye. Ntabwo yigisha amabuye. Ibyo koza sinabikora bare. Usana umugabo nta amazi. Ibyo bigenza kuriya. Ugende ugera kuri gate wicare marakanya gatoya. Ubundi tugaruka mubwire ko wabibuze. Ariko hari ntarebe ryiyo kabisa. Avuga gute se ko kuremeye. saranderi kandi ubu nagatuka kakibazo undi bikagacanga. Usaba ubaki. Murezi wanyumvaga ntiwansubiza. Wamaze none sarandari Murezi azagenda ushya narangiza mubure. Muzaniye jisi cyane yashaka.
Uretse ko wicaye hano. Sha nimba mfise utuntu twinshi ndi gutekereza. Harimo no kubabaza Saranda se. Gusa nibira bintu nzahora mbisabira imbabazi kugeza ryari. Dore ibyo ubona mvuga ibintu byinshi. Aho bivuga make. Ako buriya sinjye nifuza kuba inshuti n'umuntu uwo ari we wese ubabaza Saranda. Akani. Nukuri nanjye ibyo ntago mbyifuza. Niyo mpamvu mpora mbisabira n'imbabazi biriya bintu. Ariko nukuri ndakwinginze. Byango wongere umfate nka Delice wa mbere. Dore ukiri kuvuga menshi. Kuko buriya nkikubona bwa mbere numvaga ko ikintu nka kibi utagikora. Ariko burya nambise kigore yibaho. Ni nayo mpamvu ntazijya nongera kwizera. Tuzongera gukora indi dega. Tugasubira mu mitsi nkiriya. Ushaka kundebe nabi ntacyo wantwara. Subutesi dusanze yamunize akaba yapfuye. Ceceka wivuga gutyo uri. Yishangiye ndumva afite ubwoba. Hava ariko wivuga gutyo kandi ari njye uri hano kugira ngo mbarinde mwese. Urarebye usanga niyo muntu ufite utubaraga. Ceceka ahubwo muramfite. Ubundi se kukibara bose barakaye. Ariko simbizi ubwo ni za drama z'abatipe ziba ziraho. Oyashama mbabare ntibashwane. Koko inde nandi bashwana. Bariya nyine. Brenda na Eric ntago bashwana. Akundirimbye mwazaje kundeba mu rugo. Uri fake sha. Why? Kuno ubanje kwisekeshwa. Muzaze kundeba abantu usese twabaye best binarenze. Bisamo guceceka burundu noneho. Babara Eric. Wavuze nanga kuvugisha. Ariko ubundi urumva wowe ushaka iki bre? Ahubwo wowe ushaka iki? Kuko nsigaye ngusobanurira ntukinyumva Eric. Unsobanurira iki ariko? Ubu se igihe maze nshaka ko tubonana kingana gute? Kingana gute? Hanyuma ntabwo nakubwiye impamvu. Impamvu ubu uvuga nizi. Ubu ngenzi guhaye wakumva zisobanutse. Eric, kubera kutanyumva kwawe, nsigaye numva untesha umutwe ku buryo utabyumva. Ngiye ngutesha umutwe? Eric, winyumva nabi. Kuko rwose nsigaye nkubwira uko biba bimeze mu buzima. Ntunyumva, ahubwo ugashyira imbere kubonana. Hanyuma se nabishyize imbere. Ushaka ko byitwa ko turi muri relationship tutabona? Tubonane ntacyo bitwaye pe. Ariko nanjye ninkubwira ko ntabonetse, ujye ubyubaha nkuko nanjye iyo umbwiye mbyumva. Ariko wundi bre, uri kwimvamo iki kuryo usigaye unyibwirisha uko wumva wishakiye? Ariko uzi ko kubaha cyane byatumye mfata ukundi kuntu. Ariko wundi bre, uri cyashaka ibi bikomeza? Ibiki? Wabyumvise binsubirishamo. Eri, aho bigeze ubu ufata umwanzuro ushaka. Are you sure? Cyane rwose. Ngiye kuvuga ngo bread Haryo nangaye. Kira nangaye ushaka akantu.
Tesi burya Eric namukundaga kubyo utabyumva. bikivuna sha Brenda bizi cyane. Asha Tesi ni ukuri ntabyo uzi. Nyine ntabwo nabimenya nkawe ariko twari tubizi ko umukunda cyane. Uzi ikibazo se? Iki? Ni uko ejo numvaga nshaka gushwana nawe. Kandi ndumva asa nkaho narahubutse kubera kumureka akagenda kuriya. Ariko buriya ntarirarenga. Fata fone yawe umuhamagare. Tesi sinamuhamagara. Kubera iki se kandi ubyivugiye ko wahubutse? Ndabizi Eric amuhamagaye twasubirana. Bikora nyine nawe ureke kubabara. Impamvu ntabikora neza. Tesi tutirengagije. Wabonaga Eric hari umwanya muhana gato. Ibyo byo byari hatari pe. Mbira nuko napfaga kubyerekana. Ariko inshuro yampamagaye ndi muri rwaserera za Delice na Saranda ntiwazibara. Rero kugira ngo ntakaruza undi mwana igihe twabireka bigahagarara. Naho kugira ngo bifate indi ntera. Ako buriya wowe uzi akanya ryari. Buri gihe uzajya ushyira abandi imbere wowe wiyibagirwa. Nuse nabigirane ko ariko nimereye kandi ntabwo nkunda kubona umuntu yababaye. Oya nawe ugomba kwiyitaho. Ukikorera ibyo ushaka byose. None se ubu ngubu wahuye n'ikibazo ashaka kukuza kukugisha inama. Abafite amabanga ni wowe bayabitse. None se ubwo ngubwo urumva imitwaro yacu itazakumugaza. Ega Tesi muri inshuti zanjye kandi muri na famille kandi ntabwo nkunda kubona ko mwabona mbabaye birambubaza cyane. We are the secret couple now. Bumve ko nubwo umutipe yanze kumfata telefone pe kandi mu by'ukuri nta nubwo nzi impamvu ari kwanga kunyitaba. Wagiye kumureba wese? Ndimbabara narabitinye pe. Kubera iki se? Shako ariko wibagije ukuntu Linda na Albine bamenye. Genda nyine ukure kandi gashuti. Shali wibiseka. Linda yizi byakanga byakunda. Rero afite kandi gakobwa araye muri iyi minsi. Ibyo bizayimenya mwahuye. Ahubwo ubwira ukuntu usigaye. Ugira utubazo ukihutira kubwira Saranda. Nanaguhamagara ufite telefone yanjye. Ugize agashyari se? Nakagira se rega ndabizi ko Sanda ari murumuna wawe ariko nawe ndi best friend wawe. Ibaza mu rutwumvise.
ubu murabizi ko hari umuntu nawe nawufashe. urabizi neza ko nta muntu uhari. Yego ye bose bagiye ku ishuri. Okay. Rero Saranda urabizi ko nyine ari murumuna wawe. Ako let me in. Najya bizi ko nyine ndi inshuti yawe, sibyo? I know Shabo. Nyine ntabwo nzongera kukwirengagiza. Ariko nyine Sanda sinzi impamvu asigaye ambangukira cyane. Ku buryo buri kintu cyose mba numva ntakimubwira byose. Shaka kandi nkumva nduhutse maze. Hanyuma se kuri kunsekera disi we. Alvin, ubona ukuntu ukunda barumuna bawe? Sha byihorere iyo ndi muri iyi nzu ni ukuri mba numva nta handi hantu najya, mba numva nakiguramo iteka ryose. Mana kuko bano bana ndabakunda ntabwo ushobora kubyumva pe. Akavi, ugomba gusana mama wawe akaguzana amasaranda. Kuko ntabwo wakomeza kubaho gutyo ubazi bo batakuzi kuri mukuru wawe. Shali, ukuri sinzi impamvu nanjye mama adashaka kugira ngo menyane na barumuna wanjye pe. Ntabwo sinzi impamvu adashaka ko bamenya. Kuko ako ngomba kumusarana. Nanjye bisigaye bimbangamira pe ku rwego udashobora kumva. Shali, reka ngende. Ariko ubwire mama wawe abahuze nabona umuntu wawe. Kuko nanjye sinzi igihe nzamurambitse yino banga rwose. Shali, kananjye nkwerekeze nyine kuko ndabizi ubu Sanda mu kana agiye kwita baza. Ngende mpinduriye imyenda. Ntibishoboka. Gusa nyine mansha Sanda asigaye ambangukira biteye ubwoba. Nyine kanyorera kumubwira ikintu cyane. Ndetse tuvuge ko niyi modoka muri buyireke igakomeza ikagenda. Birambabaza cyane. Kibondo ariko guseka mba ndi kuguhumurira. Ibaze ufite iyi nshuti mu buzima ikubwira gutya. Si wasara. Umuntu uri kwimana. Ati aha. Ibintu ntabwo tuzabishobora. Filime igera nkumva njye byanarangiye. Ubuzima bwabaye busanzwe. Simoni. Njye guhaguruka.